icyo gihe nari mfite abana batandatu kandi nari mfite inda nkuru mu kwezi k'umunani ku itariki ya mbere niho navuye Baraka nerekeza ku maternité kuko iwacu hari hamaze kumera nabi murabizi muri 2006 mu kwezi kwa munani hari hameze nabi cyane. Arambwira noneho turavuga ati reka tugende noneho ngende njiremera ariyo nza kuza kubyarira kuko henshi naripimishaga aho iwacu Baraka habagaho ka dispensaire ariko ako ka dispensaire ntabwo kari gashoboye ariko kandi bari bamaze kugira umutima mubi bari abantu bari bamaze kugira umutima mubi cyane uburyo ntawo habyarira. Noneho arambwira ati genda ujiremera nzoza ngukurikiye hariho ba missionnaire aho ngaho tujyana Uvira turarana kwa Nundungo bucye tujya Uvira. Tubona abariho ntegerereza kuzogiremera ariko hagati aho ngaho nari mfite abana batandatu nari mfite abahungu batanu n'umukobwa umwe. Umuhungu wa mbere yitwa Freddy Kanyiki niwe wari imfura yanjye. Umukurikira yari Irakiza bose bitwaga Irakiza Rukema uwundi yitwaga Michel Rukema abo ngabo ntibakiriho. Ubakurikira n'uyu nguyu turi kumwe ewe arahari bombi na Freddy. Ukurikira uyu nguyu yitwaga Mugabe Rukema uwo nguwo nawe ntawe tukiri kumwe. Jima urupfu nabwo tugashima Imana kuko Imana niziduha kandi nizayisubiza. Je uhagaze aha ngaha amazina yanjye nitwa Anna Nyiramahoro ndi umukobwa w'abanyabyinshi bo babarama bo kwa Karaha. Data yitwaga Sekaganda Yohana nawe yitabye Imana. Nkaba nari nshatswe mu Basita. Umutware wanje yitwaga Rukema Jonasi kenshi bamwitaga ku kazina ka Mahota ariko nyine na kazina kurya nyine abanyamurenge bazo bavuga warwara ijisho nguri kajisho warwara kuguru nguri kamuga ibintu ngibyo nyine nawe yarwaye amaso ari mukuru afite nayo mazina ariko nyine ako kazina bari ko gafata. Twari dutuye Baraka niho twari twaravuye mu bacu tujya gukora umurimo w'Imana mu kindi gihugu nacyo cyari Kongo ariko kandi twari twaravuye mu bacu kakurya Aburahamu yavuye mu babo aragenda aja gukorera Imana ahandi. Natwe niko twari twaravuye mu bacu dusiga ibyacu tujya gukorera Imana ariko gusibye Aburahamu we aho dutandukaniye Imana yaramubwiye ngo genda nzaguhindura umugisha. Twebwe ibyo nyine sindinda gusobanuraho byinshi uko twahavuye murakuzi twahavuye nabi. Icyakora twari twarakoreye Imana ntitwicuza twari twarakoreye Imana. Rero niho twari dutuye icyo gihe nari mfite abana batandatu kandi nari mfite inda nkuru mu kwezi k'umunani ku itariki ya mbere niho navuye Baraka nerekeza ku maternité kuko iwacu hari hamaze kumera nabi murabizi muri 2006 mu kwezi kwa munani hari hameze nabi cyane. Arambwira noneho turavuga ati reka tugende noneho ngende njiremera ariyo nza kuza kubyarira kuko henshi naripimishaga aho iwacu Baraka habagaho ka dispensaire ariko ako ka dispensaire ntabwo kari gashoboye ariko kandi bari bamaze kugira umutima mubi bari abantu bari bamaze kugira umutima mubi cyane uburyo ntawo habyarira. Noneho arambwira ati genda ujiremera nzoza ngukurikiye hariho ba missionnaire aho ngaho tujyana Uvira turarana kwa Nundungo bucye tujya Uvira. Tubona abariho ntegerereza kuzogiremera ariko hagati aho ngaho nari mfite abana batandatu nari mfite abahungu batanu n'umukobwa umwe. Umuhungu wa mbere yitwa Freddy Kanyiki niwe wari imfura yanjye. Umukurikira yari Irakiza bose bitwaga Irakiza Rukema uwundi yitwaga Michel Rukema abo ngabo ntibakiriho. Ubakurikira n'uyu nguyu turi kumwe ewe arahari bombi na Freddy. Ukurikira uyu nguyu yitwaga Mugabe Rukema uwo nguwo nawe ntawe tukiri kumwe. Icyo gihe twagiraga ibibazo byinshi cyane bikabije kuko abana bajega ku ishuri bagakubitwa. Naje ahantu ngiye nko guhaha ngaterwa amabuye. Icyo gihe cyari kimaze kumera nabi cyane noneho ubwo nyine natwite noneho mbura naho nza kubyarira
turavuga tureka tugende njiremera nje kubyarira i Remera. Ndagenda njana n'abazungu ba misiyoneri tuvaho turara kwa Nundu ngo tuve kwa Nundu ntaha Uvira nahamaze iminsi nkingahe ndazamuka njiremera ruguru ngo mare kugera i Remera sanga hari abadokiteri babatoka mbari cyakora sinzi ngo baturuka mu kihe gihugu ariko ntabwo yari muri buriya bwoko buri iwacu ababembe cyangwa se abapfurero cyangwa se umurundi hari abadokiteri bava mu bihugu byo hanze bya kuri. Ndagenda bari we shaka kwankurikirana arankurikirana ndabyara mbazwe kandi gitangaza rebe abo bana bose batandatu sinigeze mbaba kandi murabizi wacu nabyariraga no mu rugo murabizi wacu murabizi sindinda kubibabwira hari twagiraga maternity kuko navuye ruguru mfite abana tuza tubyarira mu rugo indika gufata ababyeyi bakagufasha ukabyara nuko ariko iyo nda ya karindwi biba ngombwa ko mbagwa inda ya nyuma igihe cyabaye kibi igihe cyakugezeho kibi sinzi icyo nakubwira nta kiza kigisubiza inyuma kandi bibi hari igihe biza bikugeraho simbizi ko nabibabwira icyo gihe nyine nkibona gutyo ndabagwa i Remera. Umunsi mbagwa i Remera ni umunsi abana b'iwacu ngira ngo abantu bakura ahangaha murabizi hari abana b'iwacu bafashwe mu Gatoki bamwe bajyanwe Kinshasa abandi barabica. Wa mugoroba niwe mugoroba mbyara uwo mugoroba kuko nabazwe ari nka 12 nimugoroba nabo ni muri iryo joro nabo bafashwemwe bamwe bagikishasa abandi barabica. Abapfurero bahoze babimbwira mu gitondo mvuye mu Kinya niho bahoze bambwira bati abana bewanyu baguye mu Gatoki abandi babajanye Kinshasa none umenye kuri hano nawe umunsi n'umunsi. Icyo gihe natangiye kugira wasiwasi nyinshi inkomeri zazaga ziza zikansanga i Remera ndi njyenyine ntabwo ari nka kwa kundi tuzatuvuga ngo naje mu modoka njyenyine cyangwa ngo naje mu ndege njyenyine kandi yuzuye abandi. Mu bwoko bwacu mu bitaro by'i Remera byari umusozi byari binini cyane njye wari usigaye njyenyine habagaho umugabo buruma umupastori icyo gihe bari bamucikishije yahunze sigaraho nasigaye aho nzi ngo buri mugoroba nari niteguye kunza gupfa nijoro kandi nabona burakeye kavuga ntabwo ngipfuye yenda cyangwa se baranica uyu munsi simbizi nahoraga nicara niteguye urupfu hamaze nk'iminsi 2 gusa ku munsi wa gatatu nigira inama ndavuga nti reka ngende ku modoka nibura ndebe ko ntagera Uvira ubwo nibwiraga ko abanyabuvira yenda bakiri mu mazu nimara kuhagera sinzoba ngipfuye nzoba ndi kumwe n'abandi. Nigira inama ndagenda nzindwa kuri parking Onshike kuri parking imodoka zanga kunjana. Imodoka nikojejeho ngo iyo puwa yako ngawe tweze tukakubeba. Aho nikojeje hose ku modoka kandi zibari nyinshi. Baranga nirirwa aho ngaho muri parking ndaraho muri parking. Buracyo kandi mu gitondo ndasanzinduka. Ubwo semeze gute? Namwe mwibaza umuntu wabazwe ugize iminsi 2 wonu wa gatatu ntufite no gufata umwana ntumuhetse ngo ujishe hano umutwaye utya nibibazo birebire nuko ndasenzindutse muri parking ngo mbare kugera muri parking mu gitondo umugabo umwe arambwira ati ngwino nkujyane ndinjira mu modoka turagenda i Remera abahazi ni ku misozi muzamumanuka muje Uvira mumanuka imisozi ngo tumare kwika hasi mu bitaba bija Uvira duhura n'abasirikari ba leta bahagarika imodoka batese uracyayujana aba bantu ariko niwe cyangwa siwe nimwitegereze neza uyu ni umunyarwanda cyangwa siwe abandi bati niwe bati nimumwururutse wa mugabo ati sinshaka kumwururutsa nimba mushaka kumwururutsa maze munyice mbere yuko mumwica umuvyeyi uvuye kubyara yakoze iki bati ntibishoboka uwo munsi hakoraniye abantu baruta abangaba bari muri iyi sari. Imodoka ziva Uvira zije Remera zirahagarara zivuye Remera zirahagarara nta modoka yari gihayigenda umuhanda abanye bawufunga n'abantu nuko kugeza ubwo bagiye kureba umwana ngo nimbara umuhungu bamwica ubwo nari njyaye umwana w'umukobwa yari umukobwa nuko naho nkiri mu bitaro aho ngaho haza umudokiteri nyine wari wankurikiranya arambaga arambwira ati mama nti
ati ngenda hunze, ati ndagiye. Naze muri cyo musubiza kaburi cyo mvuga ko mvuga iki, ati ngenda hunze. Ubwo nyine yari yaraye yambaze bukeye mu gitondo, ati ngenda hunze ndagiye, tusubiye kumbona ndagiye iwacu. Nuko uwo munsi gandamanuka ngize Imana, uwo mushoferi aranjyana aho hantu. Nahagiriye ibibazo bene data, ntobabwira uyakanyaraza ubwo se bariko baranyaraza se meze gute, naraye mbazwe se mfite uruhinja. Nuko haza kuza umwami w'Iremera araza umufurero, arahagarara nawe abura inzira yo gutambuka, ava mu modoka arabaza ati se uyu niki cyabaye ahangaha? Amamodoka ajya Uvira yananiwe gutambuka, ajya ruguru Iremera yananiwe gutambuka, niki cyabaye? Abandi bati twabonye umunyarwanda asari hehe? Bati nguyu. Ati umuvyeyi uvuye kubyara niwe buhagaritse aba bantu bose. Bati niwe. Arabwira ati kwapfurira, ati ntimuzakira. Ati ubwenge bwanyu sinzi uko buzabukora. Ese nimwicuye umuvyeyi n'umwana we, ese muzoba mumaze ikibazo kiri muri Kongo, muzoba mubonye igisubizo nimwicuye umuvyeyi? Abandi baraceceka bose ntabasubiye kuvuga. Abantu bose bari bahaye bavuga kakurya kwa Yesu, bavuze ngo nibamwice aho kwica Baraba, ngo nibamwice, ngo nabari nanje nuko abafurero bahoze bavuga ngo mumuyite, ngo nimumwice, ngo abo banyakuzimu ngo nimubice. Ngo mahungaho nyine uwo mugabo ngaze ati mama tinjira mu modoka, ati ugende. Iwe ngo yarahaye ajirukavu, ati njira mu modoka ugende. Ubwo ninjira mu modoka turagenda, ageze mu nzira niwe watugiye imbere, arongera arahagarara, aravuga ati reka mpagarara ndebe uriya mama bo babasubiye kuza kumufata. Arahagarara, tuba turaje, ati ngira ngo none kandi basubiye gusubiza iyi modoka. Turagenda naho ubwo ngubwo twari kumwe na Bugunzu yari na w'Iremera. Ubwo we yansizeyo, nawe ntabwo yigeze agira amahirwe yo gusubira kugera, murabizi ko yabaga Uvira, tiyigeze agira amahirwe yo gusubira Uvira. Yageze mu nzira, bamwicira mu nzira, tiyigeze agira amahirwe. Nyuma yabwo pasiteri yaraje agera Uvira, aranyandikira arambwira ati ndiko ndagira ngo nze kukureba. Ndamubwira ni ntukorwe ntunangeraho, ntugera no mu bitaro hondi, barakwicira hano muri parking. Arabireka asubira yaje kureba abana. Nuko ahandi nasubiye kugirira ibibazo kandi mu Gasenga, hariya mu Gasenga. Ngeze mu Gasenga ngera hariya Uvira, icyo gihe abantu bose bari baraboshwe, abagore barahabo, babohewe habo, abagabo barahabo, nta muntu n'umwe w'iwacu ugihaye ugera hanze. Ubwo nibwiraga ngo ubwo ngize Imana kagera Uvira ndasanga bene wacu hanze, nuko nanjye numve ndahumuritse. Barambwira bati nta munyamurengo ukigera hanze, abagore baraboshwe barahabo, abagabo baraboshwe barahabo. Nuko nahamaze nk'iminsi 3. Ariko bene data uko nari meze sinababwira, simbizi ko sinari meze. Nazaga numva amazi yaruzuye inda. Icyo gihe nari nihishe mu babembe, ari ababembe twasenganaga, rwari urusengero twari tuyoboye, bagerageza kumfisha mu buryo bwose bashoboye. Bazaga banzanira ibiryo uko babizanye ni mugoroba, bagaterekaho mu gitondo bagasura bakagaruka bakabijyana. Sinagiraga inzara yari yarashize irashira. Ibintu bitarakubaho utaranyamenya ko byabaye, bizabikubwira umutima uzukubwira. Kumva umutima wanjye wuzuye amazi, nkumva sinshaka kurya, nkumva noneho bakaza kunsura mu gitondo. Baza kugenda ntaho najishiraga, ntaho namutwaraga kunda ihaye iva amashyira iboze, kumva gusa gahinda karanyishe, kananirwa kumusubiza. Imana bene data, Imana ni igitangaza, tuze dukomera ku Mana. Ngo bucye mu gitondo cya kare twari bugende butaracya ngo mu masaa 11 urugendo mbona rurandenze. Nahise mvuga nti Mana yo mu ijuru urakoze kuko sinarengaga no haruguru hariye, kuko sinabashaga kugenda, sinabashaga guheka, sinabashaga gutwara mu maboko. Ariko nyine nagira ngo ndavuga kambira ubwo n'ubutesi bwanyu ngo ndabizi ko mwatese. Wese umuntu wamaze kubyara urabuzwa n'iki kugenda. Nkamubwira nti sinshoboye papa, sinshoboye kugenda, sinshoboye. Nkamubwira nti ndayaraboze, sinshobora kuyihekera nk'umwana, sinshobora gutwara umwana mu maboko, nta kintu na kimwe ntaye mbona nakora. Nuko muri kwa ariko nyine ngaceceka, kananirwa kumunangurira ngo mvuge ntoya sinzagenda. Ariko ngaceceka nyine ngapfa kurikira gutyo. Ariko nabonaga ko ntazogenda kuko sinagendaga.
mu gitondo abasirikari bazamutse urwo rugendo ruba rurapfuye, ariko nashimye Imana n'ubu ngubu nza nicara nkavuga ngo Mwami Yesu warakoze Mana, warakoze ngo ntagiye ngo nje kugwa kuri uriya musozi ngo nzamukane n'abagabo n'abagore bahaye birukanka hariya hari hamaze kuba ubwoba, urumva ntibabaranyihana simba naragiye, simba narashoboye, ariko Imana yo mu ijuru iramfasha. Uwo munsi tibagenda ruba rurasibiye sinabankigiye ruguru, ngo buke araza arambwira, umuhungu wiwe wakoraga muri HCR araza arambwira ati ngwino usanga abandi bamama b'abanyabuvira, ngwino basange aho bari uva hangaha. Naho ubwo bamaze gutanga itegeko ngo umuntu uhisha umunyarwanda, umuntu uhisha umunyarwanda nawe ni famiye ye mu bice bose, mu bicane n'uwo bahishe nabo. Noneho aho nari nyishe nawe n'ikibazo, bakambwira bati none se dukora iki mama, ko twaguhishe none itegeko rikaba rivuze ngo uhishe umunyarwanda bamwice. Nahahuriye n'urugamba, ariko hari wabona ngo none ubitekerezeho, hari wabona ahora kuva ku mugoroba sinsinzire karara ntekereza, ese nsohoke ngende, ese njye, ese nicare nicisha abantu bangiriye neza bampishe. kaburi igisubizo na kimwe. Umva gusa agahinda karanyishe, nkumva amarira yuzuye amaso, nkabura uko ngira, sinsohotse ngo niyahure nje hanze banyice. Kwicara nkicisha umuryango wangiriye neza nabyo nkumva n'ibindi bintu ndahaye numva, ariko icyo nakora nkakibura. Baba mu gitondo bakambwira bati se mama, icyo watekereje ni iki? Icyo watekereje ni iki? Urumva icyo wakora ni iki? Kaburi igisubizo, kaburi igisubizo na kimwe. Simbabwiye nti nimureke ngende, simbabwiye nkabura icyo mbasubiza, gusa barambazaga kumva amarira yuzuye amaso, nkumva agahinda karanyishe, kabura uko ngira. Noneho hagati aho uwo muhungu wa Mujoba azaga kumfata anjyana mu bagore b'abanyabuvira. Bamare kunjyana mu bagore b'abanyabuvira twaharaye, twarahagorobereje mu mugoroba muri Sange, ngo tumare kuhagorobereza mu mugoroba turaharara. Twaharaye ngo buke batujyana muri Sange, batujyana mu mugoroba mu ijoro nko mu masasa y'ijoro, tubona amakamyo arinjiye ati nimwurire tubajyane. Icyo gihe imvura kiragwa, nazaga nanirwa no kurira, urabona twagenderaga mu makamyo, badushyiraga mu makamyo hejuru, akaba ariyo tugenderamo kugira ngo nurire nzorenga hejuru mu kamyo. Mfite igisebe kitampaye amahoro, mfite igisebe kitampaye amahoro, gihe kibimbiza amashyira, mfite umwana w'uruhinja, singira kirengera, singira uwo nabwira. Ariko nyine umugabo ahaterewe ntihazarindira, niko bazavuga. Kurira kagenda, twurira ayo makamyo turagenda tujya muri Sange. Twaharaye nk'iminsi 3, ngo buke turahava, batujya ngo baje kutujyana mu Rwanda. Noneho ikamyo yari imwe, ariko iza yuzuye babagabo b'abanyabuvira. Bimara kuza yuzuye babagabo b'abanyabuvira, iratambuka. Urabona ko muri Sange naharya kuri douane yo mu Kamanyura ni hafi, irabajanira bamena harya kuri douane, iragaruka irapakira, ngira ngo yagejeje nk'ingenzi 4 ihayijana abantu. Ngo mare nanje ndagenda mwitu imwe nabaho kutarabaho ibyo bintu ntahandi hantu nari nabibona. Ari ntarabona aho umuntu bamwambura umwenda, umuntu akagenda uko yavutse, uko habe n'akantu, umuntu agatora inzira akagenda. Ibyo narabibonye hariya kuri douane yo mu Kamanyura. Tubona turajabutse turagenda, batugeza muri douane, batugeza turambuka Rusizi. Tugeze ahari ikizu kinini, kuko imvura yari hayigwa, kandi gugwa abasirikari b'abanyarwanda bicaye harya ku kiraro. Urabona ni ikiraro kibatandukanyije nk'ahari y'Ibukavu, bamwe bicaye hakurya abandi hakuno. Ubwo twahoze tudidibuzwa gutyo, dupfa gutyo, abasirikari b'abanyarwanda baye batureba,
bahaye bakurikirana ibintu byose, bamwe bari ku nkombe imwe abandi bari ku yindi. Turajabuka, ngo tumare kujabuka batwinjiza mu kizu, kimwe kuko imvura yahoze igwa nyinshi cyane. Wahoze wikinga, nahoze ntwikira umwana akenda gutya, ubwo bari baratarazitunyaga, ngahagarara mu mbarazani z'inzu bakagusukuma ugenda wicare hariya ikunyagire, ukagenda ukahicara. Imvura ikagwa, ntacyo cyambaye, ntacyo ufite, nta kintu na kimwe. Ariko bene data, Imana yacu ni Imana. Bene data, muhumure, duhumure, dukomere. Kandi hari umwana wavuze ngo iyo igiti gitemwe ngo kizacyongera kigashibuka, kandi kiza gishibuka kikagira ibitondo, kikamera amashami, cyari kimwe kikagira amashami menshi, kikagira ibitondo kurusha uko cyari kimeze. Muhumurike bene data, muhumurike. Nubwo byabaye kuriya, simwe mwenyine. Ubwo tugeze aho ngaho, tugeze hakurya ya Rusizi, turi muri icyo kizu, hari umuntu wambwiye ati pasiteri yaraboshywe. Ati pasiteri baramuboshye zamani, ati bamuboshye kera, ati baraboshye. Ese womenya aho aherereye? Mfa napfaga kubaza nyine, nari busubireyo se? Ati sinzi aho aherereye, sinzi piriza arimo, ariko baramuboshye. None se ndiwomenya aho abana bari? Ati by'abana ntabyo nakurikiranye, ariko nzi kuko pasiteri yaboshywe. Nuko aho ngaho turi aho ngaho, reka nsubire nkiri Mushimbaki, nari nkuri wenyine, nari ndi hafi kujya ku maternite. Pasiteri arambwira ati hari inzozi narose. Se warose gute? Ati narose umupasiteri bakoranaga, ati narose yantemye amaraje hasi, ati yose yisuka hasi, ati amaze kujya hasi, ati barasubira barayatora bayasubizamo. Ati ariko simbabazwe nuko bantemye, kandi simbabazwe nuko mpfuye, ati ariko nkababazwa nuko nakubuze. Ati ndagushaka ndakubura, ati nicyo cyambabaze ngira agahinda. Ati ndagushaka ndakubura, ati mbabazwa nuko nakubuze, ati nkababazwa nuko mpfuye sinakubonye, ati ndagushaka ndakubura. Kandi bene data, nuko nyine byagenze. Nagiye uko nakagiye ku maternite, sinasubiye gusubira inyuma ngo ndebe abana, cyangwa se we ambwira ati ndapfuye, cyangwa se dusezerane mubwire nje nubwo uboshywe reka njyewe nsigarane n'abana. Uko nyine niko byagenze, nuko niko byagenze. Mumbabarire ibintu iyo bihaye bivuga, iyo bisubiyemo uzumera nkaho bibaye bibisi, ariko nukuri ndabihanganishije mwese. Twihangane dukomere, twihangane nubwo bagize iminsi batwica, ariko mwihangane. Ntabwo nubwo duhaye turira, ntabwo tuje ngo tubafashe turire tuboroge twigaragure, ahubwo twihangane kandi dusenga Imana. Twihangane. Nuko arambwira ati mbabazwa nuko nkubuze, ati narakubuze, ati ndagushaka ndakubura, ati ndagushaka kugira ngo nkubwire uko uwo mugabo yanamubwiye, ambwira n'izina ryiwe. Yari umupasiteri bakoranaga. Ati ndagushaka ndakubura, maze kukubura, ati nuko nyine. Atariko nahagiriye agahinda kenshi, ngira agahinda kuko nkubuze, ndakuvuga ngo iyo mpfa kukubona basi. Nubwo nyine twaherukanye ubwo nyine
sinasubiye kumubona kandi nawe ntiyasubiye kumbona. Turagenda tujya hariya mu Bugarama niho twabaye iminsi mikeya. Twahageze ku wa gatandatu, ngo habe ku wundi wa gatandatu njyewe Fred aza kuntora hariya, aza kunjyana i Kigali, aranjyana ngeze i Kigali. Uwo munsi nahavuye niwe munsi ifamiye zacu ziseruka hariya kuri douane. Uwo munsi kuko natashye i Kigali nabo bataha hariya ku Rusizi. Barabitubwira nyine ko baje, akambwira bati abapfuye n'aba, ati hapfuye abahungu bawe 3, Irakiza we wari mukuru wakurikiraga Fredi, ati hapfuye Irakiza, ati hapfa Michel wamukurikiraga, ati hapfa Mugabe wakurikiraga uyu, ati hapfa na se n'abandi nyine benshi, umva bari benshi cyane. Ariko kavuga nti n'uyu nguyu yarapfuye kuko icyo gihe Fredi yari mu 8 yarigaga hariya i Kigali, yari yaraje kwiga i Kigali. Uyu nawe maze kugenda arazamuka ajya kwa sekuru ruguru mu Minembwe. Noneho nkavuga nti uyu we yakize gute kuko nabasize bose bakiraho, kuko nabasize bose barazamutse bari muri Kabembwe, isarasubira ajya kubazana ngo abageze pfo uyu nguyu azamukana n'abagiye ruguru. Nkavuga nti nawe ntahari, naje kubyemera ko hari ari uko mbonye ava ruguru araza. Mbona nk'igitangaza Imana inkoreye kuko sinari nzi ko nawe ahari. Maze nkavuga nti nawe yarapfuye mu bandi, ntabwo yasigaye. Nuko ubwo noneho baserukagaho kuri douane, ibo ntibabashije kugira ubuzima bwo basha kubatambutsa aho ngaho. Ubuzima bwabo naho bwahagarariye, ntibigeze bagira amahirwe yo kuvaho ngo bakomeze bambuke Rusizi. Ibo ntibigeze basubira bambuka Rusizi. Nuko ubwo jewe namaze kugera i Kigali, inzira y'umusaraba ndayikomeza i Kigali. Urumva ya infection mbaye mbabwira, urumva n'uwo munsi nahageze, niwo munsi nabo bageraho kuri douane. Urumva nari mvuze nti reka ngende yenda nimbona uburyo bwo kwivuza, mbonye yenda bomvuza nshike nivuze. Ariko uwo munsi mpava niwo munsi nabo bahagera. Ibihe byo kwivuza mba ndabyibagiwe, biba bimvuyemo. Nuko mbaho ngaho, sinokubwira inzira y'umusaraba nagize aho ngaho. Umwana nari mbyaye yararize, ararira amezi 7. Ntaza ndyama nijoro, ntaza ndyama ku manywa. Ibyago iyo byabaye uzugira ngo byatumanyeho. Inda iraboze, iriko iravamo amashyira, umutima uraboze. Abagabo 4 mu nzu imwe. Wibaze wishyire mu mwanya wanjye uko nari imeze, sinakubabwira. Uko nari imeze sinkuzi, sinakubabwira n'ukuri, simbizi. Hazaga yabaye bucya, simenye nimba uyu munsi ari kuwa mbere, simenye nimba uyu munsi ari kuwa kabiri, simbimenye. Nkabona gusa nazaga mera nk'uwo bazitse bashyira mu kuzimu barundaho igitaka, kandi mpaye mvumeka mpari. Ubwenge buranshirana, sinakubwiraho narindi. Ya infection irakomeza, nkagira ibitotsi, sinza ndyama nijoro kubera umwana, sinza ndyama ku manywa kubera umwana. Sinakubwira ngira iyo infection, ngira ibintu birankoranira.
noneho bigeze aho ngaho ntangira kujya kwa muganga. Nagera kwa muganga nkabwira umuganga uko ndwaye, nkamubwira nti dore ukomeze ndaribwa, nta rugingo rutandyaga, buryo y'umubiri upfuye n'umutima ubupfuye byose nta hazima numvaga. Nkabwira umuganga nti ndwaye. Muganga akambwira ati okay, atereka noneho dukurikirana imwe, noneho nitumara gukurikirana imwe nikira turasubira dukurikirana iyindi, akamba randevu. Gacha ya randevu yabanagaruka, ambwira noneho na yindi wavuraga nizi donc nkamuburira uburyo kandi nanje niko numvaga meze, ko numvaga nta hazima mfite mu mubiri. Nuko mbaho ngaho iminsi iricuma, ariko icyo nobabwira bene data, igiti iyo gitemwe kirongera kigashibuka. Ubungubu mfite abagabo murababona, mfite Fredi Kanyiki, mfite abuzukuru, urugo ruratahwa, urugo rurahari. Nubwo nari umugore wo kujya guhahirwa ngateka, nari umugore wo kurera abana nkanateka, nta kindi kintu sinzi ko nogura ikintu ngo nkigurishe kibyara ikindi mbona uko ngaburira abana. Ibyo sinari nzi nuko baza bacuruza. Ariko bene data, Imana yaramfashije, ndahaguruka ndahagarara. Ubu nasize inzu i Kigali ya kadasiteri y'amadofari atwitse. Abana barize, abana barashatse, abana barabyaye. Nimuhumure ndabahumurije. Ubu ngubu abana barahari, mfite abuzukuru, mfite abakazana, mfite abakwe. Icyo gihe nazaga mbwira Imana ngo Mana niyicira, nasabye Imana kenshi ngo nyice ngo ngeraho. Bene data, hari amasengesho dusenga Imana ntiyaha agaciro habe nakangana gutya ikakwihorera. Ariko nyuma yabwo naje kubona akana mfite kagahinja nakandi kagacuke mfite, banyicaye iruhande, udukobwa twanje tubiri tw'uduherezi, twombi twari uduhinja. Noneho ngavuga ese ko mbaye nsaba Imana gupfa, ese nimara gupfa uwo munsi bazanshyingura, ababo ntibazogaruka bakabashyingura. Noneho ntangira gusaba Imana kurama. Urumva, kuva 1996 kugeza ubu se murabona ayo kurama atariyo yumvise, yarumvise kurama, impakurera abana. Ndayibwira ngo nindangiza gushingira abana banje uzakora icyo ushaka, ariko Mana umfashe nzarera aba bana mbashingire, nimara kubashingira icyo uzashaka uzagikore. Niyo nzira y'umusaraba naciyemo. Murakoze cyane bene data kuntega amatwi, murakoze kuntumira, murakoze. Imana